Bakunzi ba Evangel Mama Dieme TV tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuba tugarutse kugira ngo tuvugane iby'ijambo ry'Imana, tuvuga iby'imbaraga z'Imana. Haleluya! Tuje kubabwira iby'imbaraga z'Imana, ukuntu Uwiteka Imana ifite imbaraga kurusha iz'abarozi. Imana ifite imbaraga kurusha iz'abadayimoni cyangwa iz'ibikugenza. Mbere ya byose munyemerere tubanze twasenga Imana, hanyuma utega amatwi maze wiyumvire ukuntu Uwiteka Imana ifite imbaraga. Dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimye, ndaguhimbaje. Uri Imana data, uri Imana ishoboye byose. Nyemerera data mwereke irivuga butumwa abantu ngiye kuribwira kwisi. Nyemerera data uraryumva, ahindurwe n'imiburo yawe. Uraryumva, yumva kuri Imana ishoboye byose ku buzima bwa buri wese. Urakoze rero ngo Uwiteka Imana, ingabo z'ijuru zize zitugote, kandi data icyubahiro cyawe aricyo kigaragara aha hantu. Urakoze kubikore kuyubahisha mu izina rya Yesu, amena. Ndabashimiye cyane abanyumva. Haleluya! Ndanezerewe cyane kuba ngarutse mbabwira ijambo ry'Imana. Nje kubabwira buryo ki dufite Imana iri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni. Dufite Imana ifite imbaraga iri hejuru y'ibintu byose bikugenza ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Wowe uri mu kigeragezo runaka, nje kukubwira ko dufite Imana y'inyembaraga, y'inyebushobozi. Nje kukubwira ko Imana Jehova Jireh, Imana Jehova Rafa, Imana Jehova Nisi, El Shaddai, Imana Jemadai ije kukubwira ngo humura. Imana iri kukubwira ngo humura, wowe urwaye, wowe uri musashika, wowe uri mu bitaro byo hanze. Nukuri nje kuguhumuriza ngo humura, kuko Uwiteka Imana iri kukubwira ngo ni Imana itivuguruza, ni Imana niba ari cyo yavuganye nawe hari ikiragukorera ukimara kumvira ijambo. Haleluya, haleluya. Wowe ufite ikigaragazo runaka, ndakubwiza ukuri ngo mwijuru hari Imana itabara, mwijuru hari Imana y'inyembaraga, mwijuru hari Imana izana ibisubizo mwene data. Haleluya, haleluya. Ndakubwiza ukuri ko ngewe nabonye Imana kuva kuri Noheri, nabonye Imana kugeza ku Bunani. Imana yaranyiyeretse. Uyu data ni Imana ishoboye byose. Uyu data ni Imana itirengagiza. Ni data, ntabwo ari data wacu. Mwene data icyo yagukemurira yakigukemura nk'umubyeyi, yakigukemura nk'umuntu wubaha Imana. Ndakubwiza ukuri ngo iyi ni Imana itirengagiza abababaye. Iyi ni Imana itirengagiza babandi bayisaba. Iyi Imana yacu ni Imana yacu bwite, ntabwo ari Imana Dagoni hoya, ntabwo ari Imana Biheko, nta nubwo ari Imana Bali. Ahubwo twe dufite Imana ishoboye byose. Waba ufite ikibazo rero, wowe ufite ikibazo cya kindi cyananiye abadogiteri, igihe babuze igisubizo, mwifurije Imana yaremye ijuru n'isi kugira ngo ize mu byawe nk'Imana ishoboye byose. Izatambuka nk'Imana ifite imbaraga ku buzima bwawe, kuko nawe wizeye ko Imana yacu ari Imana ifite imbaraga mu bibazo byawe. Mugihe wizeye ko Imana ishoboye byose iri mu ruhande rwawe muri urwo rubanza rwananiranye, ndakubwiza ukuri ngo Imana ubwo uyihaye karibu, ndagusabye kugira ngo uyibe hafi, kuko ni Imana ifite imbaraga n'ubushobozi ku mbaraga z'Imana ishoboye byose. Haleluya, haleluya. Nje kubabwira ukuntu nabonye Imana rero. Rati Imana twizeye ni Imana yayindi utabazi ikahita imanuka ikaza kugutabara ku bibazo byawe. Igihe cyarageze rero ndasenga, hanyuma Imana irambwira ngo dore igihe kirageze abakugambanira bakakugambanira. Hanyuma irambwira ngo dore agaco k'abarotsi karaje, kandi nubwo baje kukuroga ntacyo uzaba. Abavugana n'Imana. Haleluya. Ikimara kubimbwira, kuko ari umwami w'abami wari uvuze, ntabwo nigeze ninya. Hanyuma narabyutse nkigera ku muryango, numva ikintu bohereje cyama
c'amahembe gikubita mu mutima. Bene data, umutima wagiye mu ntuza mu gusimbagurika, amahembe numva agiye mu mubiri wose, ariko kuko Imana yari yavuganye nanjye numvise atari ibintu bintunguye. Abadatungurwa haleluya, ndababwiza ukuri ngo bikimara kumbaho icyo gihe nahise nkirwara, ndakubwiye baransengeye ndaruka, mugendutse nduka ibipirizo bibiri. Ibi bipirizo wari ukunyumva bya bindi abana bafata bari gukina, ibipirizo mbona bivuye mu nda ndabirutse. Nyuma ye Imana irambwira ngo wambonye, haleluya, nawe waba ufite ikibazo runaka ubona kigukomereye, hanyuma Imana ikavuga ngo humura. Imana ivuze ngo humura nzabana nawe, umenye kuvuganye n'umugabo w'inyembaraga, umenye kuvuganye n'umugabo nyamugabo, wawe ufite imbaraga, wawe ukomeye cyane mu ruhande rwawe. Iyo akubwiye ngo humura rero ntuzongere kuvuga ati ndapfa, hoya, ntuzongere kuvuga ati burya rwa rubanza ruzansinda, kandi Imana mwavuganye. Iyo wavuganye nayo rero ntuzagira ikibazo. Hanyuma igihe cyarageze bahita bavuga ati noneho ntabwo dushizwe abatekinisiye bisi Satani akoresha bitwa abarozi. Barongera banyohereza ikintu. Bene data, ibintu ndi kubabwira ni ibintu byambaye ejo bundi kuri 19 z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma bohereje ikintu cyitwa ihembe ryakubise mu gitsina. Mwene data, mu gitsina bandoze ibintu bimeze nk'ibihaza. Wowe uri muri Afrika unyumve, wowe uri muri Canada unyumve, Amerika, Burundi, Kenya, Tanzania, ndakubwiza ukuri ko dufite Imana ishoboye byose. Dufite Imana muganga, dogiteri w'abadogitere. Hanyuma mu gitsina haza ikintu kimeze nk'igihaza. Uko isogonda ryazaga niko cyakuraga icyo kintu kiva muri nyababyeyi hagati kiramanuka kigera hano hafi y'amavi mu minota 30. Bene data, hahita hamera ikindi tena mu gitsina kijyana inyuma hano ku kibuno. Mwene data, kigira umurizo. Ndagusabye nyumva, untega amatwi, wumva imbaraga z'Imana. Seigneur, ndagusabye wowe uri kunyumva kwisi, nyemerera wumva iby'imbaraga z'Imana. Mwijuru hari Imana itabara, mwijuru hari Imana itandukanye n'Imana zitavuga, mwijuru hari Imana idakangwa n'ibinuka. Imana yankijije urupfu, irungiza ndi kurureba. Mwene data, igihe cyarageze mera nk'umupfu. Abantu hano muri karitsiye barahamagarana babona yuko ibyanjye birangiye, ariko rati Imana yari yavuze. Ibi bihwanye na ryasoma ngo uzaca mu muriro ntabwo uzashya. Rata nubwo Imana yavuze ngo ntabwo uzashya, izaza kugutabara, ariko yakuretse wawugezemo iboni gutabare. Nugera mu muriro ngo ntabwo uzashya. Nanjye icyo kintu nabonye gikuze kiva mu gitsina kigera hano ku mavi, kikigera ku mavi mera nk'umuntu upfuye. Barahamagaranye baraza barankikiza. Bene data, nukuri nineyeho ndi umugore w'uri kundeba, byari birangiye abantu bose bavuze ngo birarangiye. Sinari nshoboye rero kunywa fanta, nubwo wari kuma mu kajegeri ntibyari bishoboka. Nari nafatanye amenyo, nukuvuga ngo sitope yari yageze ku munwa wanjye. Mugihe wowe uri kubona ugishoboye kurya, ugishoboye kugenda bikemera, ushima Imana. Nujya ubona urwaye ugakira, ushima Imana. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ibintu byari bibabaje rero, ni ibintu byari biburiwe igisubizo. Igihe cyarageze, mw'abantu mwe muri kumbona mpagaze hano, nasenze Imana nkibona ibyo bintu bikururutse mu minota 30 bigeze ku mavi. Noneho ndabwira Imana ni none Mana ko uretse ko ibi bintu bimbaho bimeze gute. Hanyuma numva Imana irambwiye ngo humura, bari kugerageza Imana ikurimo barebe kusenga koko.
abasenga haleluya. Hanyuma barambwira ngo Imana irambwira ngo humura ndi kumwe nawe. Ndavuga none ndajya kuwe muganga data. Imana irambwira ngo nguhaye uruhusa. Ayiwe mujye muvugana n'Imana bayobore. Wowe ukunyumva ujye ubwira Imana ikibazo cyawe izakuyobora, kandi inzira izakuyobora uzayigenda muwumva nta kibazo ufite, uyitambukemo kuko Imana yavuganye nawe ntacyo wahuriramo, kuko Uwiteka Imana yavuganye nawe izaba inzira y'umugisha, kuko Uwiteka Imana yavutse. Hanyuma irambwira ngo nguhaye uruhusa ngaho jya kwa muganga. Nanjye naburanye n'iryo jwi ndavuga niko nzi neza yuko kwa muganga badakorana n'ibintu by'ibirozi data, biragenda ute? Imana irambwira ngo ninjye uvuganye nawe. Bene data, sinari nshoboye no gutera intambwe, nari mfite amaguru ameze gutya, mu ndebera ukuntu nagendaga, kuntu rukundeba kuri kamera, nari ntagaranyije amaguru kuko sinari mfite uburenganzira bwo kubumba amaguru, nari meze gutya kuko ikintu cyose bari bandoze cyari cyavuye mu gitsina kirerera kigeze hano ku mavi, ikindi cyaje hano inyuma kigira umurizo ureba hejuru. Muri make nari meze nk'inyamaswa. Ejo bundi tariki 19 gihe cyarageze njya kwa muganga, nkigerayo babura igisubizo, mbona abadokiteri barahamagaranye. Bene data, numva baravuze ngo noneho mu byo twize ibi byo ntibirimo. Ariko ndavuga ni nk'Imana yavuganye nanjye, iyi Imana ikwiye kuntabara. Igihe cyarageze barambwira ngo urasenga, abasenga haleluya. Nuko ndavuga ngenda senga, Imana yambwiye ko nzakira. Banjyanye ku bitaro, banshyira ku ntuza, bajya kumbaga. Bakimara kumbaga barambwira ngo humura urakira. Abizeye Imana mujye mwumva ijwi ry'Imana muryubahe. Igihe cyarageze bambaze, mbona amavuye ndi muzima, kuno rukumbona ndi muzima kandi bambaze mu gitsina ntari kubyara. Mwene data, nukuri ndi kubwira abantu bafite ibigeragezo runaka ko dufite Imana iri hejuru y'abarozi. Nje kukubwira ko Imana iri guhombya abarozi. Haleluya, haleluya. Ndakubwiza ukuri ngo humura tuza. Imana yo mwijuru ikuri hafi mu kigeragezo urimo. Nanjye Imana inkura mu kigeragezo, bankura icyo kintu. Ariko ndakubwiza ukuri ngo mwijuru hari Imana itabara. Ubu ndi umuntu ushima Imana, ndi umuntu waje kurera abana. Imana yo mwijuru yongeye kunzanira ubuzima, ubu ndi kurera abana. Nakubwiraga ngo dufite Imana iri hejuru y'abarozi, dufite Imana iri hejuru y'ibikurwanya, dufite Imana iri hejuru y'ibintu byose bigwagurukiye mu kibazo cyawe. Humura rero, narindi kukubwira ngo mwijuru dufite Imana. Haleluya, haleluya, tiko jeve, haleluya, haleluya. Imana yo mwijuru ni Imana ifite ubushobozi muri cya kibazo ufite. Waba uri umushomeri, mwizeje Imana ishoboye byose. Ya Mana ifite imbaraga. Umuntu uvugana n'Imana ntacyo wakwikanga, kuko umurozi aza ubizi, uwo kukwibaza ubizi, uwo kukwanga kazi ubizi, no wundi ukugambanira ngo uve ku kazi nawe akabikora ubizi. Reka nkwifurize kubana n'Imana ishoboye byose. Nyemerera nkwifurize kubana n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nukuri ndababwiza ukuri ko ngewe nabonye Imana, nubwo abantu benshi batemera Imana. Nkwifurije kumenya Imana. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Ndagira ngo mwemeze iyi Imana yankuye kwiseta, bandoze ibintu bitwa ibihaza mu gitsina. Mwene data, nkimara kubona ibyo bihaza mu gitsina, n'abaganga bakimara kubona ibyo bintu byamezemo mu sogonda, barahamagaranye, mbona bakoze inama. Hanyuma babura igisubizo cy'ibyo bakora. Mbonye babuze igisubizo, hanyuma nanjye mbwira Yesu ni urabona abana b'abantu nubwo bize ariko babuze igisubizo. Nyemerera data ubereke kuri Imana ishoboye byose. Kandi data, nuramukunguye kwiriseta, ukankuraho bino bihaza mu gitsina, ukankuraho kino kirizo cyaje mu kibuno, nabwo ndashima izina ryawe.
Imana kuko yari yaravuganye nanjye yarabikoze mwene data. Hanyuma Imana yo mwijiri ikorera mu badogiteri. Imana ndazi ko ari dogiteri wa dogiteri, intare yo mu muryango wa Yuda. Ayiwe yabanye nanjye, uri Imana uri data. Imana yo mwijuru yabanye nanjye, hanyuma banjyana kumbaga. Bakigerayo mu byukuri haje abadogiteri banganiza neza, ariko uri kubona byabayobeye. Bashatse kunyoreza CHK birabayobera. Umwe ne wavuze ngo ku bushobozi bwacu dufatanyije n'Imana reka turebe niba hari icyo twakora. Haleluya! Tugomba kumenya ko Imana yacu iyo yavuze iba yavuze. Nkuko mu bibazo urimo yavuze ngo uzabaho, nta uzavuga ngo uzapfa, kuko Imana yavuze ko uzabaho mwene data. Haleluya, haleluya. Imana yavuze ngo nzakugirira neza, nzakugirira neza. Ishobora kugushika ugeze muri Amerika, yarabivuze uri muri Afrika. Nzakugirira neza ishobora gushika ugeze hariya mu Burundi, cyangwa se ikakugira neza mu gihugu cy'u Rwanda. Mwene data uri kunyumva, abana muri Afrika yacu, hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ayiwe nawe uri mu Budage we, wibuka ibigeragezo wari ufite. Imana yo mwijiri ikakugira neza, ikakuba hafi. Wibuke rati ukuntu wambaraga ubusa, icyo nacyo cyari ikigeragezo. Wibuke cyagiye imiryango ikwanga, icyo nacyo cyari ikigeragezo. Wibuka abantu bagusebya, ibyo nabyo ni bigeragezo mu ruhande rwawe. Ariko Imana ivuze nzakugirira neza. Rata ntibura inzira hibicisha, nibura aho yabinyuza we. Abatabawe muhumure, kandi n'abatatarabarwa namwe ni muhumure. Turazi neza yuko Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu ifite ubushobozi, Imana yacu niyo kwizerwa. Ndazi ko Imana yacu ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nukuri ndababwiza ukuri ko Imana yabanye nanjye, Imana ibana nanjye ku bitaro. None ikintu cyaje kuntangaza, Imana yarambwiye ngo humura urakira, kandi nta kindi kintu bazakwicisha kerekeye uburozi. Naragiye rero ndavuga ni Imana ngiye kwiriga ubusa ndi gusenga ku bitaro, niriwe ntariye ndi gusenga, ndi kuvuga nti Imana kuba wemeye ko mva kwiseta nagombye gupfa, nyemera nanjye gushimire ndi gusenga. Narasenze, irangije irambwira ngo ugiye gutaha, hanyuma barakubona babone ko ndi Imana ishoboye byose. Niko byagenze rero. Dogiteri yaravuze ngo ubwo ndi kubona utangiye koroherwa ngiye kugusezerera. Bene data igihe cyarageze bansezerera nta n'igiceri cy'icumi mfite. Hanyuma narasenze nsenga ngiye kuryama, bari kumbwira ko ndataha saa 2 z'igitondo. Ndabwira Imana ni urakoze ko wamvuye, none se ndariha iki data? Imana irambwira ngo isi nibiyuzuye n'ibyanjye. Bene data bakunzi b'Imana, kandi bene data ku Mana yacu, burya rero abakorera umugisha nukuri Imana izaba umugisha. Babandi bamenya bababaye, babandi bamenya imfubyi n'abapfakazi, Imana yo mwijuru izabibuke. Hanyuma nkimara gusenga, Imana irambwira ngo nje kukwishyurira. Saa 1 zarageze z'igitondo, baratsa barandira ngo ugiye kubarisha hanyuma tugusezerere. Umugwaza yagiyeyo, sigara nipfutse ishuka mu maso, ndi kuvuga ati data none najya kuri hiki. Mu minota zo rirambwira ngo uri muri 0, ariko nje gukora nyuma yaho. Haleluya! Imana yacu ntabwo iturekura, Imana yacu ibana natwe ibihe byose. Hanyuma yaragiye ajya kubarisha, nanjye nsigara ndabaza data, nsigara ndabaza Imana ishoboye byose. Hanyuma mugihe mvuye mu sengesho, noneho numva telefone irampamagaye. Bene data barambaza ngo amakuru. Ndavuga amakuru ni meza. Wambazaga n'umubyeyi utuye muri Canada, hanyuma mubwira ko ndi mu bitaro. Nta kindi kintu namubwiye. Imana yahise itambuka rata, Imana y'inyembaraga iragenda iramuganiriza ibyanjye. Naniwe nabibwiye umuntu wese wambazaga turwaye iki, natinyaga kumubwira ko ndwaye
urwaye mu gitsina. Uwo muntu arambwiye ngo kuki winjiye ibitaro ntumbwire, ndamubwira ati ni ibintu bisanzwe nta kibazo. Imana yaragira amuganiriza, numva arambwira ngo reka ngohereze amafaranga bakugurira isukari bene data. Yanyohereje amafaranga arishya ibitaro kuko nabaga mu bitaro byitwa Ndengera. Ibyo bitaro ni ibitaro byigenga ni bya leta bene data. Ndakubwiza ukuri ko Imana yandiye ibitaro ku munota wa nyuma. Nukuri ndangije nkubwira ngo kunda Imana y'inyebitangaza, Imana y'inyembaraga, Imana y'inyebushobozi, Imana ifite byose mu maboko yayo. Mwifurije kugira ngo uba uburayi uzatabazi Imana izumvira mu ijuru hanyuma iziguhereza icyo kurya. Haleluya. Nukuri uburara Imana yo mu ijuru zitwa Imana, wambara ubusa Imana zitwa Imana. Igihe cyarageze rero mwabantu mwe muri kunyumva, bakimara kumururiza ko mfuye, nabonye nge ndi kugenda, nahise mva muri uyu mubiri mbona ndagiye. Noneho nagaruwe n'abana, mbona nagaburiye, mbona bari kumbwira ngo mama Dieme kuri kugenda uri kubona ari nduzongera kutugaburira. Ndamubwira ni ngewe ntabwo ndagaruka, gusa wowe unegereze n'ingaruka nzongera mbagaburire. Igihe cyarageze abo nambitse bose baraza banyereka imyenda. Mwene data imirimo ukora niyo izaguherekeza. Niba uri umurozi uzagendana uburozi, niba ugira neza Uwiteka Imana izabyandika ugendana neza yawe. Nagaruwe n'imirimo, nagaruwe n'amasima 10 natanze ku rusengero. Mbona umupasiteri wanjye arambwiye ngo mama Dieme garuka kuko ntabwo twari twuzuza, uracyafite imirimo. Wowe uhagaze ute mwene data? Ndagusabye guhera uyu munsi ucyumva ibi bintu, korera Imana kandi ugaburire abatishoboye, wambika abantu badafite icyo kwambara, kandi utanga icya 10 n'amaturo. Urebe ikintu Imana yo mu ijuru yazakwibukiraho. Uhereze abakozi b'Imana imyambaro. Nukuri Imana izabikwibukiraho kandi uzaba wambitse Yesu. Narindi kukwifuriza Imana y'inyembaraga, Imana ifite ibitangaza, Imana ifite imbaraga kuruta iz'abarozi. Haleluya. Waba uri umuntu utabyara barakuroze, weri isanguhesheje kubyara mu izina rya Yesu, kuko abarozi imbaraga zabo turazifashe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abarozi twazitesheje agaciro kuko nta mbaraga badufiteho. Satana avoma biva mwene data, Satana avoma biva, abarozi bavoma biva, bavomera mu gatete. Mwene data, wowe utabyara kubera ko bakuroze nguhesheje kubyara mu izina rya Yesu. Wowe wari ufite inda bakaba barayiziritse mu myaka 5-6, guhera isaha turayibohoje duhagaze mu butwari bwa Yesu kuko Satana avoma biva. Iyi saha tuvugana suzugura imbaraga z'abarozi, wakira imbaraga z'Imana muri iyi saha mu izina rya Yesu. Emera wakira imbaraga ziva ku Mana, wakira ubutabazi buva ku Mana. Guhera iyi saha wemerera Imana ikuyobore. Guhera iyi saha tive Rabi Seigneur, wemerera Imana ikugirire neza. Guhera iyi saha hereza umwanya Imana mu byawe. Iraza nk'Imana ifite imbaraga mu bibazo byawe, iraje rwose humura. Wowe wari warabuze umugabo wa mukobwa we kubera bakuziritse, guhera uyu munsi Uwiteka Imana niguha umugabo mu izina rya Yesu. Mbifurije kugira ngo Imana yo mu ijuru muyakire kandi muyemerere ikore ibitangaza mu izina rya Yesu. Abatwumvishe Imana yo mu ijuru bawumugisha kandi bagirire neza. Munyemerere dusenga Imana. Mana turagushimiye kubwira ivuga butumwa, ababyumvise bose bawumugisha kandi ubahereze kugira bagukurikire. Nizeye Mana ko bahinduye mu izina rya Yesu. Amen. Mana baha amavuta imbaraga mu by'ibikwa mu izina rya Yesu.